tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya, tuguhaye ikaze hagati mu buzima bwacu. Mwami Imana, twongeye kuza kugira ngo tugirire neza, tuje gutega amatwi ijambo ryawe kugira ngo wongere uganire natwe. Tuguhaye ikaze mu mitima yacu, ngwino uganze kandi utegeke, ngwino uganire n'ibyumviro byacu. Ubwiza bwawe Mwami Imana bube hano hantu, turakwakiriye kugira ngo uvugane natwe. Ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabishimiye mu izina rya Yesu, nejejwe n'Imana imbere yanyu. Haleluya. Amen. Amen. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, nejejwe cyane n'Imana kongera kuboneka imbere yanyu. Haleluya. Kandi namwe nshima Imana ko muri hano. Hari ikintu tujya dufata nkaho cyoroshye, ariko kuri jewe buri gihe cyose nyifata nk'igikomeye. Iyo nongeye kubyuka nkabona ari amahoro, nkabona mu rugo ari amahoro, abavandimwe ari amahoro, namwe muri amahoro, numva nshima Imana. Abantu bakuri hafi, iyo wumvishije amakuru ko ari amahoro, ubwo aba ari amahoro. Dushimiye Imana rero kubw'ibyo, turashimira Imana cyane kubw'umunsi mwiza yaduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Haleluya. Amen. Uyu munsi tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi buze nanone gutinda, abantu rega mugenzi igihe kiba ari gikeya. Tutihutishije amasaha natwe hari ibyaducika, ariko mu minota mikeya cyangwa se mu gihe kitari cyinshi cyane tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Ntabwo ndi butinde imbere yanyu cyane, ariko nanone sindi buhave nta kintu nibura mutabonye. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ku bashyitsi nitwa Mutoni Fiona, ndi umudamu w'umushumba, nejejwe n'Imana guhagarara aha ngaha. Abashyitsi badusuye, nanjye ku bwanjye ndabishimiye, turongeye kandi turabararitse muzagaruke mudusure nanone. Amen. Twabishimiye cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi nubishije nifuza ko twaganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka ajya agirira igishyika abantu be, cyangwa se nyine ahora aduhangayikiye, cyangwa se igishyika muracyumva. Uwiteka ajya agirira igishyika ubwoko bwe cyangwa se abantu be. Haleluya. Nago ureka dutanga urugero rutoya ku babyeyi kugira ngo mubyumve neza, wenda mu bantu batari buze kumenya igishyika icyo bivuze, ariko ndibwira ko twese turi Abanyarwanda, ururimi tuvuga turaza kurwumvikanaho twese. Igishyika hari akantu kigize guca ku WhatsApp cyane, umubyeyi yari arimo yicaye azinga imyenda y'abana, hanyuma abana bari bariyo ngiyo inyuma mu byumba cyangwa se hanze bakubagana basakuza bafite akaruru kenshi, ajya kumva yumva bacecetse ariruka arabanza atega amatwi. Amaze gutega amatwi yumva amajwi yabo ntago bagisakuza. Aravuga ati biracitse, ariruka ajya kureba. Icyo ni igishyika. Ni ukuvuga ngo twebwe ababyeyi iyo twumva abana basakuza bicika barwana bagira ibiki, tuba twumva ko ari amahoro, bameze neza. Ariko iyo ugiye kumva bose cwe, umwe bashobora kuba bamucuranguye, cyangwa se ashobora kuba ahiye cyangwa aguye. Hari ukuntu umwana agwa akagwa nabi, akabanza kamera nk'uhwereye cyangwa se nk'utaye ubwenge, noneho ukajya kumva nyuma arize nk'uwo bataye mu mashyiga cyangwa mu ziko. Ziko bararizira nko muri gaze, gusa muri gaze bagwamo. Ukumva umwana arize nk'uhiye, reka dukoresha iyo mvugo. Ntago mubizi ababyeyi. Rero Imana yacu nayo igitugirira igishyika. Kwa kundi wumva umwana cyane nk'ababyeyi. Nanone ndaza gutanga ingero nyinshi ku babyeyi kugira ngo dukomeze tubihuze. Nk'iyo uri mu kazi cyangwa uri ahandi hantu, kugira ngo ujye kubona ubone telefone y'umukozi, ntago mujye muyikanga nkanjye. N'umunsi ubize nimujye mwikanga telefone z'abakozi, kuko ubuzi ngo umukozi nibavuye mu rugo nyine bamutunganyije, ubuzi ngo aguhamagarira ikintu kidasanzwe. Iza gazi irashize se, ibyo nabyo wenda nibisanzwe, ariko ibyinshi ashobora kuba kubwira ati umwana agize umuriro mwinshi, umwana araguye, umwana arahiye. Ibyo nibyo duhora turarikiye. Iyo telefone yo mu rugo iguhamagaye utari mu rugo, igihe cyose uba uhita ugira igishyika cyangwa uhita wumva niki kibaye, uhora urarikiye. Kuko aho Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we uhora urarikiye. Mw'ababyeyi rero ubutunzi bwacu bwa mbere ni abana bacu. Uwiteka rero nawe ubutunzi bwa mbere afite ni mwebwe.
niyo mpamvu atugirira igishika igihe cyose. Aho waba uri hose, uko waba ukijijwe uko ariko kose, ndakwibutsa ko Imana igufitiye igishika. Haleluya! Imana igufitiye igishika. Ibyo waba urimo byose, yaba ari byiza cyangwa ibibi, ndakwibutsa ko igufitiye igishika. Ntabwo igishika gifitiye babandi bakijijwe gusa, oya. Niba nawe hari utwo wumva, ubushize twaganiriye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo n'uruhe rwuri uherereyemo, uri muzihe nama. Rero urwuri rwo waba urimo urwari rwo rwose, niba wumva hari n'akandi kantu ngo inzoka yabwiye igisiga cyitwa ikiyongoyongo, hari ibisiga bigira amajosi maremare n'umunwa muremure, ngo irakibwira iti ndashaka ko tugirana ubushuti. Ikiyongoyongo rero kiremera. Kimaze kwemera, noneho buri kimwe gitegeka ikindi ko kiri bwasame kikarebamo indani mu nda ko nta kantu karimo kakango none. Yego, ngo avuga ati kugira ngo tugirane igihango njyewe nawe, tumenye ko turi buze kuba tubaye inshuti nyanshuti, ndagusaba ko wasama nkarebamo indani muri wowe, nkamenya ko nta kango nonwa ufite, nkamenya ko nta kintu uzajya unyinga. Buri kintu kiremera. Inzoka iremera, irasama, ikiyoni kirebamo, niba ari ikiyoni niba ari ikiyongoyongo, bene icyo nyine kirebamo. Ritani igeze ku kiyongoyongo nacyo kirasama kugira ngo barebemo, niba byaratewe n'ijosi rirerire, niba byaratewe n'iki, ariko inzoka yarebamo ikabonamo akantu kakijimo, kavuga ati ndabonamo harimo akantu kakango nono. Akango nonwa naho gaturutse, ndabona ubyemera, ariko ushobora kuba utabyemera neza. Rero nawe niba wumva harimo akantu kakango nono, uri umwana w'Imana cyangwa uri ubwoko bw'Imana, ariko wumva hakirimo akantu mvuga murakumva, sinzi akango nonwa kari muri wowe. Niba wenda ufite akango nonwa icyo ari cyo cyose, ibyaha biraryoha kugira ngo abantu babireke, biba bigoye, ariko ndakwinginze niba wumva hakirimo ako kango nonwa, gerageza ukirane nako, Uwiteka akagukize. Haleluya! Ariko ntabwo bizamubuza kukugirira igishika. Imana yacu itugirira igishika. Imana yacu idufitiye igishika. Haleluya! Aho waba uri hariho hose, aho waba ubarizwa ahariho hose, ndakwibutsa ko Imana igufitiye iki? Igishika. Kuko uri umwana wayo, uri ubutunzi bwayo. Reka mvugire ijambo ngo uri imari y'Uwiteka. Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, dusome mu Kuva ibice 3. Godfrey dusomere niba yahageze. Ibice 3 umurongo wa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Haleluya! Ubwo umutwe w'amagambo ndawisomeye kugira ngo yihute agereyo. Uwiteka abwira Mose ngo genda, ngutumye ku Bisiraheli. Haleluya! Rero nanjye uyu munsi magaze imbere yawe nkubwira ngo Uwiteka kuntumyeho kugira ngo mwibutse ko Uwiteka ajya kugirira igishika. Ibyo wamunyuramo ibyo ari byo byose, ntago nzi situation urimo gucamo cyangwa se situation, ntago nzi iyo urimo kunyuramo cyangwa imibereho runaka uri mucamo, ntabwo nyizi, ariko yewe nshobora no kwimenya singira icyo nyihinduraho, ariko ndashaka kukwibutsa ngo uwakuremye ajya kugirira igishika. Aho waba uri hose wikwicira imanza, ibyo waba urimo byose wikwicira imanza, ndakwibutsa ko Imana yawe ikugiriye igishika umunsi wa none. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kuva ibice 3 uhereye ku murongo wa 7. Ego. Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abayisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Mose abwira Imana ati ndi muntu ki
wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa. Iramusubiza iti ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngira ngo igitabo twasomaga ni Ikinyarwanda, buri muntu wese nutazanye Bibiliya hari icyo yumvishijemo. Imana ngo yagize gutya yumva gutaka k'ubwoko bwayo. Haleluya. Abisiraheli bari ahantu bajyanyweho nk'umunyago, reka bari ko tubivuga, bari barasuhutse, ntago bari barimutse, nubwo bari barahunze, ahubwo bari barasuhutse. Gusuhuka bitandukanye no guhunga, murabizi? Gusuhuka bitandukanye no guhunga. No kuvuga ngo guhunga, abantu bahunga amakuba, bahunga ibyacitse, bahunga intambara zabaye, bahunga ibitameze neza. Ariko iyo wasuhutse uba wasuhutse uhunze intambara, inzara. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wasuhutse aba yasuhutse kubera inzara yateye wenda mu karere kamwe ugasuhukira mu kandi karere. Hanyuma Abisiraheli nabo barasuhutse, hanyuma basuhukira ahantu mu gihugu kindi. Amateka yabo murayazi ngira ngo ukuntu basuhutse bagasangayo Yosefu. Bibiliya iravuga ngo haje kwima undi Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Ngarabareba, arabitegereza, abararanganyamo amaso, areba ukuntu ari ubwoko bwiza, areba ukuntu ari ubwoko buhuje umutima, areba ukuntu ari ubwoko bugwira vuba. Ngarangije arabitegereza, aravuga ati aba bantu bazadufatana igihugu. Yigira inama yo kubashyira mu buretwa no kubakoresha imirimo y'agahato. Bibiliya ivuga ngo abagore bonsaga icyo gihe bageragezaga gukama amashereka, akaba ariyo babumbisha amatafari. Urumva ibyo bintu? Abagore bonsa barabizi. Ibaze nawe gukama amashereka kugeza igihe uri bubonere amashereka ari bubumbe itafari, mbese ugakora rigatota, icyondo kigatota, kubona amashereka ari buze gutotesha ibyo byondo byose. Hanyuma abagabo nabo bagakoreshwa imirimo y'agahato kugira ngo be kubona uko bazajya bahura n'abagore babo, kugira ngo be kubona uko bororoka. Ibyo ni bimwe mu byo bakoreshwaga. Yesu ashimwe cyane. Baragenda barababara, ariko icyo nshaka kuvugaho ni kimwe. Hari ibintu twisangamo atari ukuvuga ngo niko twavutse, atari no kuvuga ngo nibyo Imana yaduteguriye ko tuzahura nabyo, ahubwo bikatubaho kubera ibisekuru by'iwacu. Yesu ashimwe cyane. Abisiraheli kugira ngo bisange mu bunyage cyangwa se mu gusuhuka cyangwa se muri uwo mubabaro byatewe na Aburahamu. Haleluya. Uyu munsi twige. Byatewe nande? Na Aburahamu. Yaragiye tamba ibitambo, ageze igihe ngo ku gicamunsi nimugoroba, kandi uriya mugabo sinamurenganya. Uzarebe nawe imihangayiko n'imihate y'iyi Kigali wirirwamo, nta nubwo ingana nk'iya Aburahamu yari yiriwemo uwo munsi. Wumva ukuntu utaha waguye agacuho. Nawe rero ngo ku gicamunsi nimugoroba ngo araruha, arasinzira, agwa agacuho, atwarwa n'agatotsi, inkongoro zigwa ku gitambo. Yesu ashimwe. Imana iturinde umwuka wo kurangara. Hari igihe urangara ukavuga uti yewe byari bikwiriye, nta gikwiriye imbere y'Imana. Oya, yo ntago ari uko ibibona, nta gikwiriye imbere yayo. Wirangara, komeza icyo ufite. Aburahamu ngaza gutwarwa n'agatotsi, arasinzira. Asinziriye, inkongoro ziraza zigwa ku gitambo. Zimaze kugwa ku gitambo ngo Imana iramubwira ngo ubwoko buzagukomoka buzaba ubunyage. Yesu ashimwe cyane. Bazisanga mu bindi bintu. Hari ikintu kijya kiba muri societe wenda nyarwanda, reka bariyo tuvuga kuko niyo tubayemo, ugasanga umukobwa araho ni mwiza, ntacyo abaye, yifitiye amafaranga, rwose wanamureba ukabona ni mwiza, ibigaragarira amaso y'abantu. Ariko ugasanga umukobwa yaragumiwe. Nta handi bituruka, ni mu gisekuru. Ugasanga undi arakubwira ngo shango buriya twebwe ngiyo tugejeje imyaka 50 cyangwa 45 ntawe uyirenza, icyo ni igisekuru. Kandi ugasanga barakore banyuzwe nabyo, baricaye baratuje. Ndashaka kukwibutsa ngo igisekuru cyawe iyo
iyo mukomoka. Hari ibintu udahanganye nabyo byazakubuza kugera ku masezerano y'Imana. Wowe ukicara, nta murokore buryo utagira amasezerano. Ariko ugasanga umurokore aricaye ngo kuko mfite isezerano runaka ndatuje ndategereje. My dear, uko gutegereza hari icyo bisaba. Ugomba kumenya icyo urwana nacyo. Yesu ashimwe cyane. Abisiraheli bagiye mu bunyage kubera inkomoko yo kuri Aburahamu. Bisanga baragiye gukoreshwa uburetwa. Ntabwo nzi igisekuru cy'iwanyu ikigikurura ngo hari abapfa kuko babonye imfura zabo, ariko murumva nk'ibyo bintu, urumva uwo mwaka. Ariko ndashaka kukubwira ngo ku mukristo iyo wamenye icyo kintu ugasenga ugahangana nacyo, ibyo byose bikurwaho. Ibisekuru ntibikabakurikirane keretse ibyiza. Ariko ibisekuru bibi ugasanga umwana, dore ejo bundi ntiyapfuye ntimumuzi, harimo bamwe bamuzi, yarapfuye ngo kubera ko yabonye imfura yesha. Ibaze nk'icyo kintu ugasanga ngo mu muryango wacu ngo ntawe ujya areba imfura. Bibiliya ivuga ngo iyo twamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza tuba twamaze kuba ibyaremwe bishya. Haleluya! Ni gute wahinduka icyaremwe gishya warangiza kandi ugakomeza gukururwa n'ibisekuru? Kera nigeze kwambara amarineti bitewe n'igisekuru. Barambwiye ngo sogokuru ngo yagiraga amaso manini ngo ariko ngo yiki ahorana indwara ngo yarahumye. Papa nawe akagira amaso manini ariko agahora nawe nkabona aracishamo agakubo. Nza kwadukwaho n'indwara y'umutwe, nkarwara umutwe, umutsi ugaturuka hano uwubona. Ibyo ngibyo ntago ari inkuru zabereye wa mugani wa pasteur ngo zabereye Kaperinaumu, ni hano i Kigali. Kwanza byahereye mu Mutara ho nabaga kuko Kigali ntago ariho navukiye. Je naho ndi kavukire wa hano. Iwacu ni mu cyaro, ndi umunyacyaro ariko wibohoye nkaza turi Kigali. Ndi umunyacyaro wibohoye nisanga i Kigali, nirwanyeho. Yesu ashimwe. Umutsi ugaturuka hano, abantu twiganye muri secondary bari banzi ku izina ngo ry'umukobwa w'ikibibi kujisho kuko nago yari yombi ryari rimwe. Umva abazimu. Umutsi ugaturuka aho ubona ugahita umanuka, waza wagera hano kujisho ugakora ikintu kimeze nk'ibuye. Ngewe mureba nago nigeze njya muri honeymoon, uwo munsi nari narwaye ijisho. Ariko abazimu sha umutsi wamara kubyimba ahangaha hejuru hakamanuka hagafatana na hano. Rimwe nzafotora agafoto kanje nkabashyirire ku rubuga mukabone. Nukuvuga ngo iyo byabaga byafatanye hatangiraga gututumba nka kwa kundi uba wahiye. Kumwe ipasi ishobora kukotsa cyangwa amazi hakazamo amazi, noneho kwa kundi rero hakira huma hakazaho igishishwa cy'umukara. Nkajya mfata gutya nkashishura bigatakara, nkashishura bigatakara. Ubwo nabaga ngize amahirwe byumye y'amazi agashiramo, ariko habaga hafatanye na hano. Ibi ngibi mbabwira ni ibyambayeho ngewe. Pastor arabizi tukimara gukora ubukwe byambayeho inshuro imwe, ndashima Imana. Hanyuma byamara gukira ubwo inkovu igahita isigaraho yirabura. Nahoranaga ikibibi hano. Niyo mpamvu abantu banyitaga ngo umukobwa ufite ikibibi kujisho rimwe. Ndivuza biranga, igihe kiragera banyandikira marineti. Nareba mu jisho ryanjye hakajya hacamo utuntu tumeze urabona kwa kundi basudira twa dushashi tuba tuguruka, nitwa nabonaga muri iryo jisho tuguruka. Sinarinda hafi guhuma, ibisekuru birankurikirana. Ndivuza biranga, nandikirwa marineti, nambara marineti. Ndashimira Imana yankuye ku marineti, ndashimira Imana yanyijije, ndashimira Imana yanandukanyije n'ibisekuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Hari igihe duca mu bintu ukagira ngo ni ibintu biri aho gusa, biba bifite icyabizanye, biba bifite uko bimeze, biba bifite aho byaturutse. Wowe rero nk'umukristo icyo usabwa ni iki? Ni ukumenya ubwenge, ukamenya icyo uhangana nacyo. Imana igufitiye igishyika, humura. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Uwiteka yumvise gutaka kw'Abisiraheli, iragenda ibwira Mose iti numvishije gutaka k'ubwoko bwanjye, manuka ugende ukura ubwoko bwanjye mu buretwa. Ndashaka kubwira ngo uyu munsi Imana igufitiye igishyika, igutekerejeho, inyujijemo ijambo ngo nkubwire ngo humura, igufitiye igishyika. Ubu ngubu nawe hari ikigiye gutangira guhinduka kuri wowe. Haleluya!
Yesu ashimwe cyane. Hari abantu rero bibeshya, umuntu akaba yibereye mu buzima runaka akajya atekereza ati Mana, nimbona nize nkarangiza nzabona akazi mve mu bukene. Nimbona, ugasanga abana b'abakobwa cyangwa abahungu baba kwa anko, kwa anti, kwa bene wabo, ugasanga aravuga ati Mana, umunsi nanjye nabonye urugo rwanjye nzicara mu rugo rwanjye nduhuke. Undi akavuga ati Mana, narashatse ariko sindabyara, ariko Mana, umunsi nabonye umwana nzishima nduhuke. Reka nkubwire, ibyo byose ni byiza, ariko hari igihe wisanga ahubwo icyo kintu ariho neza tere y'urugamba ugiye kugeragerezwaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Hari igihe wisanga ariyo tere Imana yateguye kugira ngo ariho ugeragerezwa. Abisiraheli bavuye iwabo barasuhuka, bari bazi ko bagiye kubaho neza, bari bazi ko bahunze inzara, bari bazi ko bagiye kugubwa neza, ariko ngo hahita himikwa undi Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Babageze kuri tere y'urugamba, baratangira barageragezwa, barakubitwa, bakora uburetwa, kandi ari ubwoko bw'Imana. Wowe ujye ugeragezwa rero ukabanga ariko Mana, ibi ngibi kukibimbaho. Nigeze ngera mu gihe numva umutima wanjye witotombeye Imana, mbwira Imana ngo ariko Mana, ahasigaye ubushake bwawe buhagarare, ubwanjye nabwo butangire bukore. Nyumvira. Urumva umutima wihebye, urumva umutima wabaye akahebwe, urumva umutima utagifite kwihangana, urumva umutima utagitekereza ku Mana. Najya numva nk'umurokora avuga, nkumva angeze nka hano, numva ndahuzwe, numva ndarushye, ndatinyuka natuza akanwa kanjye, ndavuga ngo Mana, aho bigeze ubushake bwawe burabishye, reka bube burekeye aho, noneho nanjye ubwanjye butangire bukore. Ubwo ubwanjye bwari gukora iki? Hari igihe twicira inzira, hari igihe twirwanirira, hari igihe twitekerezaho, hari igihe twumva twitinzeho, ariko kwitindaho kwawe kwakuroha nabwo kwakujyana hazima. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvugana rero n'abantu bagiye bakagera kuri tere iz'inshako, iz'imbyaro, iz'akazi. Aho ngaho uri ntabwo ari wo munezero wawe gusa. Imana ishobora kuguheramo umunezero, right? Ariko reka nkwibutse ngo ishobora no kuba ari tere y'urugamba Imana yaguteguriye, ahubwo ujye kuharwanira uti. Yesu ashimwe cyane. Ngo Abisiraheli barababazwa, ngo ariko Imana irangije ibwira Mose ngo numvishije gutaka k'ubwoko bwanjye, ndumva ndushye, ndumva shaka kubakura mu buretwa, ndumva shaka kubitaho, ndumva shaka kubagarura, mbagiriye igishyika, ndumva ngize ikindi gishyika. Nubwo nabivuze ko bazageragezwa, nubwo nabivuze ko bazaba muri ubwo buretwa, ariko ndumva muri njyewe nongeye kugirira ubwoko bwanjye igishika. Uyu munsi wa none Imana yongeye kugirira igishika ubugingo bwawe, Imana yongeye kugutekerezaho, yumva kugirira ikindi gishika bundi bushya. Hari igihe umubyeyi agira umwana akabona umwana yabaye akahebwe, ariko nanone hari igihe uvuga uti uko byasa kose uyu mwana n'uwanjye, ukamugirira igishika. Twese tuzi umwana w'ikirara muri Bibiliya, yaragarutse isaramwakira, yaramubonye yumva amugiriye igishika, ngo arategeka ngo nimubage. Ese yabagaga iki ko byinshi yari yarabijyanye? Wowe umwana yawe yarakwangirije, yagaruka ukavuga ngo nimubage? Uwo ni umutima wa kibyeyi. Arangije ngo aravuga ngo nimubage twakira umwana, tumwishimire. Baramwishimira. Ntabwo nzi wowe ibyo urimo, ntabwo nzi ibyo watekerezaga, ntabwo nzi aho wari uri, wenda wari warihebye uvuga utari ko se ahari nanjye Imana yangirira igishyika nk'ibi barimo kuvuga. Nta muntu n'umwe uri hano Imana yacu itagirira igishyika. Utitaye ngo ni hehe ugeze, utitaye ngo ni ibiki urimo, utitaye ngo urakora ibiki, utitaye ngo imico yawe muri iyi minsi imeze ite, oya, Imana igufitiye igishyika. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma warahise ugatekereza ukavuga uti ndabishimye, ariko se niba yangirira igishyika koko ubutabazi buzaturuka hehe? Ko nireba nkareba hepfo no haruguru, nkareba impande zombi, nkabona naho yaturuka. Hari ukuntu twishyiraho tukumva turimo turashaka gucira Imana inzira. Imana yacu ntabwo igicibwa inzira, irihagije. Haleluya. Irihagije y'ubwayo. Imana itegekesha umuriro, Imana itegekesha umuyaga, Imana guhinda kw'inkuba kumvira. Ayo magambo avuga ntago ari ayanjye nihimbiye, nari muri Bibiliya. Yesu ashimwe cyane.
rero witekereza ngo uvuge uti ubuzima bwanjye ko bwabaye akahebwe natabarwa biciye mu zihe nzira. Reka dusome hano hepfo twumve uburyo ubutabazi bw'Imana butugeraho. Ndimo ndasatira umusozo munyihanganire. Reka dusome mu Kuva nanone ibice 8 umurongo wa 12, ibice 8 n'umurongo wa 12 niho ndi busoreze. Imana igira inzira nyinshi, Imana igira ibirwanisho byinshi, Imana hari icyo yakora ikakurwanirira. Hallelujah. Amen. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni manika inkoni yawe ukubite umukungugu. Ukubite iki? Umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Mu gihugu cya Egiputa cyose burekeye aho gatoya. Yesu ashimwe cyane. Hano ukuntu nari maze kubabwira ngo umuntu aratekereza ko bati Imana yanabarihereye hehe. Mose agiye muri iki gihugu gukura y'ubwoko bw'Uwiteka, ariko ngo agira ikibazo aravuga ati aha hantu bizagenda bite, kuko yarirebaga akabona nta kintu yabwira Farawo, ariko Imana iramubwira ngo humura nzagendana nawe. Hari ibimenyetso Imana igitwereka akatubwira ngo izagendana natwe, twatambuka kabiri tukibagirwa ibyo yatubwiye. Haleluya. Ariko ndashaka kukwibutsa imbaraga z'Imana. Ntabwo Imana yacu igirwana nk'abantu. Imana yacu irwanye nk'abantu, natwe twaba dufite ubushobozi bungana nk'ubwayo, twaba turi bagenzi bayo. Ndakwibutsa ko utari mugenzi w'Imana. Imana irihagije, ifite ibikoresho bitandukanye ku rugamba, irwanisha ibyo ishaka. Yabwiye Gideyoni yarwanishije ikibindi na buje. Ibyo ntago mubizi. Ikibindi na buje bigakura abasirikare ku rugerero bagahunga, abari bashonje Uwiteka agategeka bakarya. Haleluya. Ikibindi na buje ubwoko bw'Imana bukabaho. Noneho ahangaha muri Egiputa Uwiteka yakoresheje inda murazizi se mwebwe ko muri Abanyakigali. Inda ni udukoko dutoya twakundaga kuba mu mitwe y'abasaza, abakecuru cyangwa abantu batoga, cyangwa se bikaba no mu myenda. Ukajya kubona ukabona umuntu aritonza agize atya agakubisa urwara. Kera hari ukuntu twabaga turi nko mu muhanda tugenda, ukabona umwe yafashe hano bene hano mu nda, akajya agenda areba uriya muntu ari mu biki, kumba arimo aricinda. Inda rero Imana yaze kuzikoresha mu rugamba rwo gukura ubwoko bwayo kwa Farawo. Haleluya. Yakoresheje ibintu byinshi, ariko inda izaje mu cyago cya gatatu, niba nibuka neza ni mu cya gatatu. Yarwanishije ibintu byinshi, yarwanishije amazi guhinduka amaraso, Farawo arakomeza arinangira. Yarwanishije kwica abana b'imfura. Ibaze inyamaswa yariyo yose umwana wayo w'imfura agapfa. Umuntu wari we wese, yaba umukene yaba umukire, yaba ukomeye yaba uworoheje, yaba inzobe n'igikara, yaba umeze ute, ubwoko bwari bwo bwose, imfura ye muri Egiputa irapfa. Imana igira intambara nyinshi. Iriya yo narayirebye numva ndumiwe, numva iyo mbisoma mbameze nkaho ndimo mbikurikira, nkajya mbyumva ukuntu Imana yarwanishije bene ibyo bintu. Imana irongera irwanisha inzige. Ntimubizi? Irwanisha inzige ziratera, irwanisha ibibuga, irwanisha. Noneho kuri iyi nshuro yarwanishije inda. Ndashaka kukubwira ku mbaraga z'inda. Igihugu cyose yarwanishije ibintu byinshi, irwanisha ibikeri. Ibaze nawe umwami yakwinyeganyeza agasanga ibikeri biruzuye mu buriri. Ibikeri koko umuntu uza mu nzu z'abakomeye, wajya gufata igikombe ngo usuke utuzi two kunywa ugasangamo igikeri. Ye baba we, wafata agasahani abana bavuye ku ishuri ngo ujye kubasukiraho uturyo, ibikeri bikaba byuzuyeho. Ye baba we, intwaro z'Imana zirahambaye. Kuri iyi nshuro rero ikoresha inda. Ibwira Mose ngo mbwirira Aroni umuhungu wanjye natoje, mubwira kubita inkoni hasi uwo mukungugu wose wo muri Egiputa, apana abaturanyi babo. Imana irahambaye. Murabona nk'uku nguku duturanye n'ibindi bihugu. Ibyo bihugu byose izo ntambara twaba turimo zo ntago bibareba. Imana ni nziza, ishobora kurwana mu muryango umwe, abandi ukajya ugira ngo nta nubwo babizi bagasinzira sha. Kumbe Imana irimo iradiringa n'abantu bo muri uwo muryango gusa. Wajya uryama ukumva amajwi abandi batumva. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari ukuntu buri nkaho ukumva nk'umuntu araguhamagaye wareba inyuma ukabona ntawe. Iryo jwi riba ari iryawe gusa ryagenewe wowe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana irwanisha, iramubwira ngo mbwirira Aroni amfatire iyo nkoni. Inkoni y'Imana yakoze byinshi muri Egiputa. Muri buku munsi Amosi yabwiye Uwiteka ati Imana noneho ko bindenze, ngo barebaga inyuma bakabona ingabo za Farawo ari nyinshi zabakurikize. Ubu turashize bigenze bite?
ngo arangije aravuga ati abantu babwira Mose bati Mose we turashize ubu se muri Egiputa nta mva zabagayo. Batangira kumuhinduka sha umugabo w'Imana, bibagirwa inkoni yabakuyeho, bibagirwa uburetwa bari bamaze igihe bakora, bibagirwa iyabakuyeho ko niyo nyanja nayo yayibarenza. Ngo barangije bajya kubona babona Abisiraheli abanyegiputa babagezeho. Babwira Imana, ngo Mose abwira Imana ati Mana ngirene nkora iki? Abaza Imana, iyo ushoboye ubaza nde? Ubaza anti, ubaza ba bantu bandi. Reka mwibutse, ndashaka kukwibutsa ko Imana igufitiye igishika ubuzima bwawe bwose waburimo. Wowe yitabaze, igishika cy'Uwiteka gihora ku bwoko bwayo. Wowe tabaza Uwiteka, nta wundi wo gutabarwa, nta wundi wo gutabara, nta wundi wo gutabara muri ibyo bibazo ufite, nta wundi wo gutabara. Kandi numutabaza ntukajye umubwira ngo Yesu we urahera he? Ahahera aba hafite, igihe cyose arahahorana. Ngo yasanze umuntu ku kidendezi ngo aramubaza ngo ese urashaka gukira? Arangije atangira kuvuga ngo mwami urabona ngo iyo ntangiye ngo guhaguruka ngo amazi akihinduriza ngo abandi bahita bantangama. Uriya muntu nawe yari afite amatiku. We barakubaza niba ushaka gukira, vuga yego cyangwa oya. Ngo mwami urabona ese yego Mana nyagasani. Barakubaza niba ushaka gukira, ubikubajije n'umutambyi. Ese reka mbabaze, reka mbakagiro gatoya. Ugiye ahantu waradepoje, babasanze ku ntebe murategereje. Noneho boss arinjira aravuze ati we urashaka akazi? Ubwo bavuga ngo urabona ngo twaje turi benshi ngo kandi dutegereje amasaha y'interview nyumvira kandi. Ubwo ntutsinzwe. Mubwira uti boss ndashaka akazi. Wenda arahita kubwira ati ngwino ni wowe interview irarangiye. Byose ni ibiki? Mujye mumenya na situation mamurimo. Ngo Yesu araza aramubaza ngo urashaka gukira? Atangira kuvuga ibintu byinshi nyine. Yesu nawe nk'umubyeyi aravuga ati nguyu nawe rwose ni nakigenda ariko reka mugirire impuhwe. Ahita mukiza atiri wajya kwidumbaguza. Abandi yari kondisiyo kumanuka ukabanza ukidumbura, warangiza ugataha utose, ariko nibura wakize. Ariko uwo ngo yabonye promotion. Ngo Yesu aramubwira ati ngaho ikorere nubwo unshubije ibyo ntarimbajije. Imyaka 8 yose 38 wicaye aho utegereje. Mwebwe raramwirwa muga ngo bana ngo narashomereye ngo imyaka 2 yose. Arewe abantu baheze ku kidendezi imyaka 38 irashira. Ariko murabizi muzi gutegereza. Mfite abashuti banje b'abadamu bategereje urubyaro igihe kinini, ariko muhumure muzabyara. Imana mwizeye irakora. Yesu ashimwe cyane. Imfura yacu yitwa Samweli, mama yatinze kubyara. Imyaka yamaze se nayibabwira. Nyababwiye mwavuga muti ye baba we. Imfura yacu yitwa Samweli. Ako nawe yaratunaniye ntago ajya kuri ibyo Samweli yakoraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ifite inzira nyinshi nibyo nababwiraga. Ifite inzira nyinshi. Murumva icyo gihe ko yarwanishije inda. Ni Samweli wo mu Rwanda yaratunaniye yanze kuba Samweli wo mu Isiraheli. Nyine ni Samweli wo mu Rwanda, ariko igihe cye kibura kirahari. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Turabyizeye. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu aramubwira se urashaka gukira? Ariko hari undi mugabo nakunze nimba yitwa Yayiro sinibuka. Ngo yaje abona Yesu ari aho ngaho aho yakiriwe. Ngo aramubwira ngo mwigisha umwana wongera arwaye. Ngo Yesu mujyakishaka kumubwira ibintu byo kuza kujya kunyurayo. Uwo mugabo naramwemeye naranamwizeye cyane. Ngo aramubwira ngo mwigisha ntibisaba kwirirwa ujyayo, wewe gusa tegeka. Haleluya. Ese we imbaraga z'Imana wizeye zingana iki? Yesu ashimwe cyane. Yaramubwiye ngo mbese mu yandi magambo nkwizereyemo icyo wavuga cyose ndacyemera. Yesu ashimwe cyane. Njya nkunda kubwira abashumba nkabwira na pastor arabizi, njya mbimubwira nubwo yambwira akantu aburaga namwe s'il te plaît nago nshaka iryo jambo vuze rimbwireho neza, kuko nubaha ijambo rituruka mu kanwa k'umuntu witwa umushumba. Mbashaka ngo igihe cyose agoma mvugaho twiza, nashaka nabivuga kina ngewe mbaza uburyo ndi bubibohoze. Ariko niyo yambwira ubu ngo tubaze igihe turwanira ikintu cyitwa nyine ngo tuganira, akambwira ati buriya rero tuzasaza. Mana nyagasane nanga gusaza. Ndabizi nzasaza, ariko mbona nashaka umuntu binyibutse. Ariko gusaza murabizi. Reba muzehe wacu kuno aba yicaye imbere. Nabonye ifoto ya muzehe ari umusore ameze neza, umusatsi wose ukiriho. None reba kuntu bimeze, umusatsi wirabura. Muzehe sibyo?
mzee ni databukwe. Ariko narebye amafoto ye Imana ndavuga Mana gusaza hari igihe azajya kwicara nyine nkumva mfite impungenge ko ashaka nko guhirima nkafata gatebe. Ariko kera biravuga ngo sinibuka icyanditswe kuntu kivuga ngo karanyisobye ukuntu Dawidi yavuze ngo nari umusore none ndashaje. Ayiwe uriya mugabo yarwanye intambara nyinshi yaciye mu bikomeye. Hari ibyo muvuga ngo ariko ngo buriya ngo kuki ngo yishe ngo uriya ngo yaranasambanyije umugore we ngo yarangiza ngo Imana ikamubabarira. Imana yari yibutse ibyo yakoze. Mu busore bw'umuntu niyo mpamvu nshaka kwibutsa abantu niba n'amahirwe dufite amahirwe ko abenshi mu rusengero hano mu gikomeye abakuze dufitemo ni bake. Ndashaka kukwibutsa ngo ubusore ni bwiza, ariko gerageza ubukoreshe muri ubwo busore bwawe. Saguhumugisha muri ubwo busore bwawe, gerageza ubukoresha iki? Ubukoresha wiba, ubukoresha ugambana. Uwo nawe niwo muhamagaro w'uwo ngo ubikora. Ariko nibura gerageza muri ubwo busore bwawe ugira umusaruro ukuriramo Uwiteka. Niba najya kubona ajya nakwiratana mu bihe byawe. Kandi ndashaka kukubwira ngo uko bakoreraga Imana, hari amakorari nzi nkunda kuririmba muri korari numva ndabishaka. Worship yose nayishobora, ariko ahantu hose numva mbona korari mba numva umutima wanjye umbwira kuririmba. Kandi nzongera Yesu ashimwe cyane. Hari igihe ugira ucyo ukabona nka korari irimo abantu bakuru ukabona biraryoshye. Bari abantu baba barakoreye Imana. Yesu ashimwe cyane. Turacyari ku mbaraga z'Uwiteka rero n'ibirwanisho byayo. Twavuga ukuntu yarwanishije inda. Ngo Uwiteka abwira Mose ngo aramubwira ngo kubita bwira umuhungu wanjye Aroni akubita inkoni ye hasi. Ngo abikoze gusa kandi icyo gihe ngo bajyaga bakora ibyo bitangaza ngo n'abakonikoni bo muri Egiputa bakagira bate bakabyigana. Ngo ariko uwo munsi abakonikoni bavuze ijambo ryiza tugiye gusoma ngo baravuga ngo ibi bintu biri mu rutoki rw'Uwiteka. Yesu ashimwe. Ngo Imana yabwiye Mose iramubwira ngo bwira umuhungu wanjye Aroni akubita inkoni hasi umukungugu wo muri Egiputa wose. Abaturanyi bandi ntago byabarebaga. Niba ibyiza bibereye muri iki gihugu kuvuga ngo abaturanyi ibihugu duturanye cyangwa duhanye imbibi ntago ibyo bibareba. None se kaje muri twagize amahirwe tukakira Cogama, uragira ngo se hari abaturanyi twigize duha abashyitsi ngo nabo ngo mubacumbikireho ngo bajye baza mu nama ngo bavuye iwanyu? Byari ibyacu, byaraturebaga. Iki se byaraturebaga. Nta muntu byadusabaga kugira ngo urumva ngo kubera ngo Kongo, Burundi, ngo Kongo, ngo Uganda, ngo Kenya n'ahandi hose duturanye ngo mube mudufashije ngo kubera ko igihugu cyacu ari gitoya. Oya sha, aho umwiryano utari uruhu rw'imbaraga sa rwisasirwa n'abantu batatu. Ibyo mwari mubizi? Uwo mugani murawuzi? Aho umwiryane utari uruhu rw'imbaraga se cyangwa urukwavu byose ni kimwe. Wibaza nawe urukwavu, reba agakwavu ukuntu kangana, ariko ngaho umwiryane utari. Babaga babivugiye iki? Ntago baba bashaka kuvuga nyine ko urwo ruhu rwakwisasirwa n'abo bantu, ariko bashaka kuvuga ngo aho umunezero uri, aho kumvikana kuri, nta kintu kitashoboka. Yesu ashimwe cyane. Uko byagendaga rero ko ariko kose, uko byasaga ko ariko kose, nibura byadusabye kuba duhagaze hirya gato abashyitsi bacu nibura bakabanza bagahita, ariko tukabakira. Yesu ashimwe. Haleluya. Nibura byadusabye kuba tutari busohokera muri za Marriott n'ahandi, kuko hari umunsi twari tugiye kwidumbukiza ngo dusohokere muri Marriott. Yewe pasiteri agiye amubwira baterekereke nawemerewe guca, kuko twari dufite abanyacyubahiro bari iwacu, byaraturebaga. Hanyuma rero Uwiteka ageze muri Egiputa abwira Mose ati ndashanywereke, mbwirira uwo muhungu wanjye amfatira inkoni mwereke urugamba mutumaho. Imana ntabwo igirwanisha ibintu bigoye, ntabwo irwanisha ibikomeye. Baba bembe murabyibuka ukuntu bagiye bakigira inama bakavuga bati tugende ni gupfa na gupfa aho kugira ngo twicwe n'inzara idutsinda. Mureka tugende nibura dupfe twanariye cyangwa tubishyiremo bagende batwice. Baragenda ngo uko Uwiteka yakoresheje imirindi yabo baba bembe babandi muzi ngo baratambukaga ngo ingabo zari zihanganye nabo ngo zabumva zakumva imirindi gusa ngo zikumva n'amagare n'amafarashi ngo zikumva n'imiriri. Barangije baravuga ati turashize muhambire duhunge.
gusa uko uwo munyabibembe yateraga intambwe niko Uwiteka yakoreraga mu matwi y'aba bagabo. Kagati muhunge, ingabo zanjye ziraje, muva aha. Ibirwanisho by'Uwiteka birahambaye. Arangije ngo akubita inkoni hasi, umukungugu wose, ibitaka byose. Kandi reka nkwibutsa akantu kamwe, umukungugu ntaho utaba. Urabona iyi vandarateri, iyi fani ntabwo mubone kuyihuha gutya, ariko uyihagaritse ukageraho gutya usanga hiki umukungugu. Wumve ngo n'inda zabaga ziriyo. Twebwe abagore tuzi uburyo abantu bakora isuku. Ubu hari nawe ndi bugereyo dore ko nigenje. Uhanaguye hari hejuru y'urugi gutya ugakozaho agatoki, ugira gutya ugasanga huzuyeho iki mukungugu. Umukungugu ntaho utaba. Aho hose muri Egiputa inda zarahatondagiye kweri kweri. Umwami yabaraho none se muragira ngo yari kubona n'umufasha kwitora, buri muntu yari ku rugamba rwe. Umwami yabaraho agasanga nk'ikiguri cyose cyamwirunzeho, agatangira guhuruza ati mumfashe, inda ziranyishe. Ninde wari kumufasha ko buri muntu wese ari ku rugamba nawe rwo kwikura hize? Ibirwanisho by'Uwiteka birarenze ku buzima bwawe. Wikwirirwa ubaza ngo bizagenda bite. Nsomera usoze nanjye njye kwicara. Hahandi twasomaga nyine mu Kuva 8:12. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, babapfumu bose barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batera inda, ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Bitewe n'iki? N'urutoki rw'Uwiteka. Umutima wa Farawo urinangira, niyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Yesu ashimwe cyane. Inda zirakwira ngo zijya ku bantu no kuki no ku matungo. Hari ukuntu imbwa zishima, ukajya kubona ukabona imbwa iri muri ayo. Wacaga ku mbwa ugasanga irishima, wagera ku ihene ugasanga irishima, wagera ku njangwe ugasanga irishima, wagera ku mwami ugasanga arishima, wagera ku badepite ugasanga barishima. Intambara y'Uwiteka yari yatangiye. Icyo cyari icyago cya gatatu. Yesu ashimwe. Ariko ngo Farawo arakomeza arinangira. Ntabwo nzi ibintu Imana igikora mu buzima bwawe, ariko nawe ugakomeza ukanga ukinangira. Ariko ndashaka kukwibutsa ikintu kimwe. Niba intambara z'Uwiteka zijya zirwanwa mu buryo bworoheje gutya, utekereza iki ku buzima bwawe wowe? Humura nawe ibyawe ntabwo byigize biba kahebwe. Haracyari mu gitondo. Reka nkoreshe iryo jambo, haracyari mu gitondo. Ntabwo burira. Abantu bamwe bakunda kuvuga bati none haho bigeze sha naho Imana. Ubundi sugira ngo hambere hari ahandi. Nahambere hari aho Uwiteka. Ndakwibutsa ko nahasigaye naho hakiri aho Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Nahasigaye haracyari aho Uwiteka. Niba Imana yarakoresheje iyi ntwaro y'inda ngo ziragenda zuzura ku bantu, zuzura ku matungo, zuzura ahantu hose. Farawo arakomeza arinangira. Ngo bakonikoni nabo baragerageza, kuko Mose yakoraga ikintu Farawo nawe akababwira abapfumu be, akavuga ati namwe ni mubikore. Bakabikora. Ariko iki gihe cy'inda kigeze ngo baragerageje ngo babikore, nabo bakore nk'ibyo ngibyo Mose na Aroni bakoze. Biranga. Abakonikoni babwira Farawo, bamubwira ijambo ryiza. Baramubwira ngo ibi bintu biri mu rutoki rw'Uwiteka. Hari ikintu Imana izagukorera, abantu bose babibona bagasangamo ukuboko kw'Imana. Haleluya. Hari ibintu Imana izakora abantu bajye bagucaho byonyine bakavuga bati sha uyu muntu yatabawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Icyo usabwa gusa ni ukwizera Imana, ukaba ubwoko bw'Imana, Imana nayo ikakurwanirira. Imana ibaha umugisha.